Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Uyu mwanya tugiye kuganira ku gikorwa cyo kwandikisha imitungo itimukanwa. Igihe bagezaho iki kiganiro ni Benimana Gloria. Mugenzi wanjye Jean Bosco yaganiriye birambuye na komiseri wungirije ushinzwe imisoro yeguriwe inzego zibanze, amusobanurira birambuye kuri iki gikorwa. Nibyo nkuko mubizi kuva itegeko nimero 55/2018 ryo kwa 4 z'ukwa 9 2018 rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage risokeye, rigaragazamo yuko harimo mu misoro igaragara harimo umusoro ku mutungo utimukanwa, kandi rigateganya yuko umuntu wese ufite umutungo utimukanwa agomba kuwandikisha kugira ngo hamenyekane mu by'ukuri abagomba gusora ndetse n'abatagomba gusora, kuko hari nabo itegeko risonera. Iyi gahunda rero turatenya ko tuzandika imitungo mu gihugu cyose, ariko twatekereje yuko twahera mu mujyi wa Kigali, tukabanza tukandika imitungo yo mu mujyi wa Kigali, noneho twarangiza tukabona kujya mu ntara zindi zisigaye. Hari uwibaza ati ese imitungo itimukanwa igiye kwandikishwa ni iyihe, ko abantu urebye baba basanzwe bafite ibyangombwa by'ubutaka biriho na za UPI number? Murakoze. Nkuko itegeko navuze bisobanura, imitungo itimukanwa izandikwa ni imitungo yose itimukanwa, no kuvuga umutungo utimukanwa n'icyo tudashobora kuvanaho kiri kukijyana ahandi. Aha rero ikivugwamo cyane ni ubutaka, uwo ni umutungo utimukanwa, ubutaka, ibibanza, inyubako ndetse n'ibindi byose bishobora kuba biyongerera agaciro ariko dushobora guterura ngo twara ahandi. Aha rero nicyo itegeko riteganya yuko iyo mitungo yose igomba kwandikwa kugira ngo imenyekane, hanyuma nk'uko itegeko riteganya hamenyekane izishyura imisoro ndetse n'itazishyura. None ni ibiki ufite iyo mitungo itimukanwa asabwa gushyira ku murongo kugira ngo igikorwa nikiba kimugezeho atazasanga agomba gusubira mu rugo gushaka ibindi ibyangombwa by'ibanze agomba kuba afite igihe agiye kwandikisha umutungo we? Mu by'ukuri ubundi icyangombwa cy'ubutaka nicyo cyerekana umutungo w'umuntu, kiba kimwanditseho, kinagaragaza neza inimero y'ikibanza imwe twita UPI, kinagaragaza ingano y'ikibanza cyangwa se yego y'ikibanza, ndetse kinagaragaza address cyangwa se aho nyiri ikibanza cyangwa se umutungo ikibanza giherereye. Aha rero igisabwa mu by'ukuri cy'ingenzi ni ukwitwaza icyangombwa cy'umutungo kigaragaza ayo makuru, kandi icyo cyangombwa cy'umutungo mu buryo bw'amategeko twemera yuko ari icyangombwa cy'umutungo we. Iyo kimwanditseho nta wundi baba bakibona cyangwa bakirwanira, aba ari we cyanditseho. Niyo mpamvu rero mu kwiyandikisha ugomba kuba ufite icyangombwa cy'umutungo wawe, ariko hakabaho n'andi makuru mu by'ukuri yakenerwa atagaragara ku cyangombwa, nabyo bizaba ngombwa ko nabazwa nyiri umutungo azayatanga y'ukuri, kugira ngo bizafashe ikigo cy'isoresha cyangwa se ikigo cy'imisoro n'amahoro gusoresha gikurikije amakuru y'ukuri, kuko ushobora gukenera nka nimero ya telefone y'umuntu nyiri umutungo cyangwa nyiri umutungo utimukanwa, kugira ngo umunsi uzakenera gutanga amakuru ku bantu batandukanye twakohereza wenda nk'ubutumwa bugufi kujya tukubwira ngo wenda tukwibutsa yuko hari gahunda ihari yo kwandika ubutaka, ndetse hari gahunda yo kwishyura imisoro n'ibindi byinshi bitandukanye, ko turakorana ku munsi ku wundi turagana duhana amakuru. Hari ikindi itegeko riteganya cy'uko inzu imwe mu nzu utunze isonerwa umusoro ku nyubako. Bivuze rero ayo makuru azakenerwa cyane, ni ukuvuga ngo ayo makuru ugomba kuyatanga, kandi ugatanga amakuru y'ukuri ugaragaza mu by'ukuri niba ufite inzu irenze imwe, ukagaragaza inzu muri izo ngizo irenze imwe igomba gusonerwa umusoro nk'uko itegeko ribiteganya. Aho ngaho ntabwo abantu bandika cyangwa se abasoresha muri rusange bashaka kwibaza ngo ni wowe nyiri umutungo ugomba kubivuga, kugira ngo bimenyekane koko izasonerwa, kuko bizandikwa mu ikoranabuhanga kugira ngo
niba ufite imitungo myinshi umwe ukanagaragara ko wasonewe bivuze ko indi isigayeyo idasonewe. Urugero rw'andi makuru wenda akenewe ni ukumenya ngo ikibanza kuko biriya byangombwa dufite by'ubutaka ntabwo byemeza, ntabwo bigaragaza niba ubutaka bwubatse cyangwa butubatse. Aha ngaha aya makuru azatangwa, ariko uko abantu bagenda batera imbere mu ikoranabuhanga hari uburyo buzakoresha kumenya mu by'ukuri wareba ahantu muri karitsiye runaka ukavuga uti ahantu ndabona hari amazu, kuko ushobora no kureba n'ikibanza na nimero n'iki. Ariko mu gihe ibyo bitarakorwa twifuza ko umuntu nyiri ikibanza uza kwiyandikisha mu makuru azatanga mu byo nari maze kuvuga harimo no kugaragaza ko uwo mutungo cyangwa icyo kibanza cye cyubatse cyangwa se kitubatse, kugira ngo bidufashe kumenya mu by'ukuri kugena umusoro uwo muntu agomba gutanga. Hariya buriya umutungo usonewe ni uwuhe? Itegeko mu ngingo y'itegeko navuze mu ngingo ya 12 hari ibintu bisonewe biteganyijwemo. Hari nk'uko rero mbivuze, inzu imwe nyiri umutungo yagennye nk'icumbi rye n'umuryango we, bakanavuga ngo kabone n'ubwo batayituyemo kubera impamvu zitandukanye, kuko ushobora kuba utuye i Kigali ufite inzu muri Kigali ariko ukaba wenda kubera impamvu z'akazi wajya gukorera Rusizi n'umuryango ukawutwara. Iyo nzu ntuyituyemo ariko ni umutungo wawe, niyo watangije kubamo nk'icumbi ryawe n'umuryango wawe. Ubu ngubu itegeko rivuga yuko hasonewe umusoro ku nyubako, ariko umusoro w'ubuso cyangwa w'ubutaka iyo nzu iteretseho bwo budasonewe. Ikindi ni imitungo ya leta muri rusange n'ibigo byayo nayo irasonewe, imitungo itimukanwa, ariko itegeko rikavuga ngo kireka gusa iyo bikora imirimo ibyara inyungu. Icyo gihe bifatwa nk'ibindi bigo prive cyangwa se byigenga bikora imirimo ibyara inyungu, ibyo itegeko rikabasaba ko bakwishyura. Ariko mu gihe ari ikigo cya leta cyangwa se leta muri rusange, ari akarere, inyubako y'akarere, inyubako y'ikigo cy'imisoro n'amahoro, inyubako ya minisiteri runaka, kubera ko bidakora ubucuruzi cyangwa se imirimo ibyara inyungu, bo basonewe umusoro ku mutungo utimukanwa. Abandi bavugwamo ni amazu y'abatishoboye, mu by'ukuri bemejwe n'inama njyanama ya buri karere. Niba inama njyanama ivuze iti aba bantu akarere kabubakiye amazu yo kubamo kubera ko batishoboye mu byiciro bitandukanye, bigasobanurwa neza, abo nabo itegeko rirabasonera, ntabwo ribishyuza. Ikindi ni amazu ya za ambasade ziri mu Rwanda, ambasade z'amahanga ziri mu Rwanda, ariko bakongera bakavuga bati ariko iyo batadusoresha nabo iwabo, iyo u Rwanda rufite ambasade mu gihugu runaka bakaba tishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, ntabwo n'ubundi mu Rwanda natwe tubasoresha, turabasonera. Ikindi gisonewe ni ubutaka bwagenewe cyangwa se umutungo wagenewe imirimo y'ubuhinzi, ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bitarenze hegitari 2. Ibyo nabyo itegeko navuze mu kanya rirabasonera, umuntu agatangira gusora gusa ari uko birenze hegitari 2. Biragaragara ko imitungo, nubwo bavuze ko gahunda izahera ku mujyi wa Kigali, imitungo irimo ni myinshi pe. Ese iki gikorwa ikigo cy'imisoro n'amahoro kigiye kugikora cyonyine? Ese hari abandi gifatanijemo? Ese iby'ibanze mwiteguye mubigeze kugira ngo gahunda yo kubarura iyo mitungo abantu baza kuyandikisha igende neza? Imyiteguro y'ibanze muyigeze? Murakoze. Nibyo koko mu mujyi wa Kigali niho hari imitungo myinshi itimukanwa izanasora, kuko urebye uburyo hateye n'uburyo uturere dufite abaturage benshi n'amazu n'imitungo n'iki, turateganya ko, ariko hari ibyo twatangiye gukora. Twahuye n'abakozi bo mu turere bashinzwe imisoro, turabahugura mu buryo bwo kwandika imitungo itimukanwa kugira ngo tubone kuyisoresha. Twahuguye abakozi b'imirenge bashinzwe gukurikirana ibijyanye n'imisoro, imirenge yose yo mu gihugu, si umujyi wa Kigali gusa. Ndetse twahuguye n'abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro nabo muri iki gikorwa cyo kwandika imitungo itimukanwa. Ariko ikindi cyiyongereyeho ni uko ubu ngubu hari abakozi badahoraho, abakozi ba nyakabyizi cyangwa se abakozi bimenyereza akazi. Twahawe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubaka ubumenyi
capacity building nabo ni abakozi mu by'ukuri duteganya kuzabona benshi barenga 800 ku buryo twumva mu by'ukuri abo bakozi b'akarere bafatanyije n'ab'imirenge bafatanyije n'aba Rwanda Revenue nabo ngabo bazaba bashatswe cyangwa se bateganyijwe mu buryo gukorana akazi cyangwa se abakozi badahoraho bimenyereza akazi. Turateganya yuko ku bufatanye n'inzego zibanze mu by'ukuri zo mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu muri rusange, twumva abo bakozi nibahere mu mujyi wa Kigali bose bagakora bakandika imitungo mu mujyi wa Kigali, turumva bizadufasha nibura kubona isura cyangwa se ishusho y'uko akazi kazakorwa, hanyuma twe twatekereza uko twajya mu zindi ntara tuvuye mu mujyi wa Kigali. Twumva rero mu by'ukuri imyiteguro irarimbanyije, irakomeje, n'abantu bavuga ko twaneje burundu, ariko twumva hamwe nabo bose navuze duteganyije kuzakorana nabo, ariko cyane cyane inzego zibanze uhereye ku mudugudu, kuko umudugudu uwo twita umudugudu cyangwa se umukuru w'umudugudu aba afite amakuru y'abaturage batuye mu mudugudu. Dufite n'uburyo bwiza ubu ngubu muri uyu mudugudu tugiye dufite amasibo duherereyemo, nabyo biroroshye cyane gukorana nabo ngabo kugira ngo nibura dutange amakuru atangwe mu buryo bwihuse, abantu bamenyeshwe iyo gahunda ihari, noneho bajye kwandikisha ubutaka bwabo cyangwa se kwandikisha imitungo yabo ahantu hazaba hateganyijwe. Bitumye ngera ku kibazo nibazaga nti ese iyi gahunda noneho ikigo cy'imisoro n'amahoro nabo bafatanyije bavuze ati tugiye kwegera abaturage, bitangira ryari, ese giteganyijwe gusozwa ryari? Twateganyaga yuko muri ukwezi kwa 8 aribwo twatangira kwandika abaturage, kwandika imitungo itimukanwa, bikaba byasozwa mu kwezi kwa 9 mu gihe cy'amezi 2. Ariko kubera imyiteguro twari turimo tugitegura, ubu ntabwo turatangira tuvuganira uyu munsi, ariko turateganya ko mu gihe cya vuba bitarenze icyumweru kimwe twadutangiye cyangwa 2, kuko ari gahunda iteganyijwe itariki 6 z'ukwa 8, aho abayobozi bakuru cyane cyane harimo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu na Minisitiri ushinzwe imari mu nshingano ze, aho twifuza yuko bazahura hanyuma bagatangiza ku mugaragaro icyo gikorwa, ndetse hari n'abandi bayobozi twatekereje nk'umuyobozi w'umujyi wa Kigali, umuyobozi ushinzwe imicungire y'imikoreshereze y'ubutaka, ndetse n'abayobozi b'uturere b'umujyi wa Kigali bakaba twahurira hariya aho twita ka free zone, abayobozi bakadutangiza ku mugaragaro bakandikisha imitungo yabo, noneho bakaba baduhaye nk'urubuga twese kuba twakwiyandikisha. Twumva rero ko ari ibintu bitazatinda cyane, bizafata igihe kinini cyane. Twumva bitangiye mu kwa 8 twageze mu kwezi kwa 9 turangije gahunda. Menyekanisha ukoresheje ikoranabuhanga kuri telefoni igendanwa, ukanda akanyenyeri 800 urwego, ukurikiza amabwiriza, cyangwa ufite internet ujye ku rubuga wa@rra.gov.rw. Kwishyura imisoro ushobora gukoresha mobile money, mobi cash, infinity cyangwa banki y'ubucuruzi kwegereye, maze utuze kandi uterwe ishema no kubahiriza inshingano zawe ku gihe. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero utishyurwa 3004. Umusoro wanjye, iterambere ryanjye, agaciro kanjye. Turacyari mu kiganiro cyacu aho turi kuvuga kwandikisha imitungo itimukanwa. Turi kumwe n'umwe mu bari basanzwe basorera umutungo utimukanwa, turagira ngo atuganirize kuko byari bisanzwe bigenda ndetse n'izi mpinduka uko bazakiriye. Mwatangira mutwibwira. Murakoze. Nitwa Sindikubwa Modeste, nkaba mpagarariye umuryango wa Nibogore Cecile, kuko niwe nyiri umutungo, twe tukaba turi abana be. Ubu imitungo itimukanwa twebwe dusanzwe tuyisorera bisanzwe, ariko twayisoreraga mu buryo butandukanye. Twasoraga, hari ubukode bw'ubutaka ku giti cyabwo, hari aho twasoreraga ubukode bw'ubutaka, ariko hakaba naho twasoreraga agaciro k'ibikorwa biri muri ubwo butaka, nk'aho dufite za titre de propriété. Ariko inzu tudafite titre de propriété ntabwo dusanzwe tuzitangira imisoro. Ni ibintu tumenyereye, ibyo nta nicyo byaba bitwaye, kandi akandi gashya keza karimo nuko wenda twatangiye umusoro no ku nzu tubamo. Ibyo rero bikaba bivuyeho, naho imisoro yo tugomba kuyitanga kuko ni ihame.
Ikiganiro cyacu kigeze ku musozo. Twizere ko mwacyungukiyemo ubumenyi mu bijyanye no kwandikisha umutungo utimukanwa. Nawe niba ufite umutungo utimukanwa, ihutire kuwandikisha ku biro bya RRA bikwegereye. Uramutse ugize ibindi bisobanuro ukenera, wahamagara nimero yacu itishyurwa 3004. Naho ubutaha rero mwari kumwe nanjye Benimana Gloria.